Ni kenshi muri ubu buzima uzumva imigani ivuga ngo n'izibika zari amagi. Ni kenshi muri ubu buzima uzumva umugani uvuga ngo imbuto z'umugisha ziva ku giti cy'umuruho. Ni kenshi uzumva abantu benshi bavuga imigani bagerageza kumvikanisha ko kuba successful mu buzima biva mu kuba warabashije guhangana n'ibibazo kandi ukabitsinda. Izo nkuru uzazumva n'abantu benshi bari successful, cyangwa inkuru ziryohera amatwi y'abantu kumva cyangwa zitera abantu motivation. Ukunda gusanga ari abantu bikuye mu buzima bugoye bakabutsinda bikarangira babaye abantu barenze. Ariko se twebwe hano hanze, cyangwa se wowe unteze amatwi, turacyumva yuko ibibazo ari ibibazo nyine. Ibibazo ntabwo tukibibona nka opportunities dufite. Mu kiganiro cy'uyu munsi nje kugusobanurira amahirwe, cyangwa nje kukumvisha amahirwe ari mu kuba uri umunyabibazo, cyangwa amahirwe ari mu kuba ufite ibibazo uhanganye nabyo, bishobora kuba ari byo bizagufasha kuvamo umuntu urenze mu hazaza hawe. Niba uteze amatwi iki kiganiro uri kumva isi y'abagabo, reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kandi bigufitiye umumaro. Ubundi umugabo bivuze indwanyi. Umugabo ntabwo bisobanuye kuba waravutse uri igitsina gabo gusa, ahubwo umuntu wese w'indwanyi mu buzima bwe mukunda kumva bamwita umugabo. Bakunda kuvuga ngo uriya muntu ni umuntu w'umugabo kabisa, kabone n'ubwo yaba ari igitsina gore, ariko kumva bitewe n'uburyo ari indwanyimo bakunda kumuhereza iranka bavuga ngo uriya muntu ni umuntu w'umugabo, bashaka kwerekana ko ari intwari. Rero kugira ngo ube umugabo, kugira ngo ube indwanyi, bisaba ngo ufite ibyo urwana nabyo. Ni gake cyane uzasanga umuntu utaragize ibintu arwana nabyo cyangwa ibintu ahangana nabyo ngo abitsinde bamuha titre yo kwitwa indwanyi. Indwanyi ni umuntu wese wabashije kugira ikintu ageraho ariko afite ibindi bintu yarahanganye nabyo. Ikintu nsobanukiwe neza muri iyi si ni uko wowe unteze amatwi, waba umugabo, waba igitsina gabo cyangwa waba igitsina gore, ufite ibintu uhanganye nabyo. Buri wese muri iyi si afite umutwaro we yikoreye. Umuntu wenyine wabashije kwikorera uwo mutwaro ntawuhunge, uwo nguwo niwe ndwanyi. Muri kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku byiza byo kuba dufite ibyo duhanganye nabyo, cyangwa se ku byiza byo kuba muri ubu buzima harimo n'ibibazo. Turekere umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro kiraza kugera ku musozo warekeye kubona ibibazo uhura nabyo, cyangwa ibibazo urimo nk'ibibazo bije kubangamira ubuzima bwawe, ahubwo nk'ibibazo bije kukwibutsa ko ubuzima bwawe bukeneye impinduka, nk'ibibazo bije kukwibutsa ko ukeneye kuva ahantu hamwe ukajya ahandi. Buriya nta terambere rishobora kubaho mu gihe cyose nta bibazo byabayeho. Rero nimba ujya uhura n'ibibazo, cyangwa nimba ubona uri mu bibazo, menya yuko ikintu kigiye kubaho ni kimwe: ugiye gutera imbere cyangwa se ugiye gusubira inyuma. Wiharanira kuguma aho ngaho rero, ibibazo byawe byiguhangayikisha utekereza uburyo waguma aho ngaho, ahubwo muri iki kiganiro kiraza kurangira nawe ubashije gufata ibibazo byose ufite muri wowe, ubashije gufata ibintu byose uhanganye nabyo ukabivunjamo amahirwe yo kuba ariyo esikariye ugiye gukandagiraho uba umuntu urenze. Niba uteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga ko ari isi y'abagabo, ndongeye nguhaye ikaze. Wowe uteze amatwi kino kiganiro, niba ujya uhura n'ibibazo cyangwa ujya ugera mu bihe ukumva ibyo bihe nibyo bihe byawe bibi bya mbere uhuye nabyo, cyangwa bikabije uhuye nabyo mu buzima bwawe, nakumenyeshaga ko bitarangiye. Ubu buzima ni uruhererekane rw'ibibazo, ariko ibisubizo byarwo, cyangwa ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo, ni twebwe tubidecidinga. Hari igihe uhura n'ibibazo muri wowe, ariko wowe kubera ko udasobanukiwe neza ikibazo cyawe, udasobanukiwe neza ibibazo ufite, utari kubyicaramo neza ngo ubisobanukirwe, ugahita ufata umwanzuro wo kubihunga. Brother cyangwa sister, wowe bitewe n'uteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga ko nta gukemura ibibazo uhura nabyo bibaho birimo kubihunga, kuko iyo bihunze nibwo bibona ko ufite ubwoba, ahubwo bigatangira kukwirukankaho. Ariko iyo uhagaze ugahangana nabyo, nta kabuza ibyo bibazo urabitsinda, kandi ukabitsinda birangira wabaye undi muntu. Ibyo bibazo byawe uba uhanganye nabyo ubisoza wabaye undi muntu. Ubundi muri iyi si
nta kintu kibaho kijya gitungura ikiremwa muntu, kuko bitewe n'uburyo ikiremwa muntu kiremwe mu buryo bw'ubwenge kandi bwuje ubuhanga, buri kintu cyose kijya kuba ku kiremwa muntu mbere na mbere haba habanje sinyare. Nk'urugero rworoshye nuko twebwe tubifata nk'aho ari agahinda tukabyignoringa, tukabifata nk'aho ari ibibazo tugashaka kubihunga, ariko mu buzima bwawe igihe cyose ufite umujinya, uwo mujinya cyangwa se igihe cyose uri kumva warakaye, ibyo ngibyo biba ari ibintu biri kugusobanurira, ni sinyari kwereka neza yuko hari imipaka ntarengwaho abantu barenzeho mu buzima bwawe. Igihe cyose wumva ufite stress, ni ikimenyetso cyangwa ni sinyari yerekana ko mu buzima bwawe hakeneye kugeramo impinduka. Igihe cyose uri kumva ufite agahinda, ukumva urababaye mu mutima wawe, ukumva umutima wawe uri gushenguka, ni ikimenyetso cyangwa ni sinyari ikwereka yuko hari ibintu witayeho, hari ibintu bifite agaciro mu buzima bwawe. Ikintu cyose kiguteye agahinda ni ikiba kiri kukwereka yuko, ni agasinyari kakwereka yuko ibyo bintu bifite umumaro, ukwiye kubirinda. Ibyo bintu byaguteye agahinda, ibyo bintu wabuze ukumva urababaye, ni ikikwereka ko mu gihe cyose byongeye bikaza mu buzima bwawe cyangwa mu gihe cyose ukibifite, ugomba kubyitaho cyane, kubera ko izi sinyare zisobanuye neza ko ibi bintu byaguteye agahinda ari ibintu witaho cyangwa se ari ibintu ugomba kwitaho. Izi sinyare abantu benshi duhura nazo muri ubu buzima, kubera ko ntago wabasha kubaho ubuzima bwawe cyangwa bitewe n'ukuntu ikiremwa muntu kiremye, aya makuru ataza iruhande rwawe. Ariko abantu benshi kubera ko ibi ngibi tubifata nka negativity, duhita dutangira kubyirengagiza. Waba ufite agahinda, waba uri kumva ufite umujinya cyangwa se waba uri kumva utanezerewe muri wowe, ugahita ufata umwanzuro wo kubyirengagiza, dutangira kujya mu guhiga ahandi hantu twakura udupositivite twiza, ushaka kwirengagiza za sinyari zari ziri mu buzima bwawe. Ariko brother, ahangaha ikintu uba uri kwanga, uba urimo uranga impinduka mu buzima bwawe, kubera ko ntabwo uba uri gushaka kwiyitaho ngo umenye icyakurakaje n'iki, ntabwo uba uri gushaka kwiyitaho ngo umenye icyaguteye umubabaro cyangwa se icyaguteye iyo stress n'iki, ahubwo wowe uhita uvuga ati ibi bintu reka mbyirengagize, aho kugira ngo uhangane nabyo urebe icyo wabikosora. Ariko ibi byose ikintu cya mbere kitubaho ni uko tutanabimenya, ni uko abantu benshi izi sinyari batanazi icyo zisobanuye mu buzima bwabo. Iyo bumvishe barakaye, iyo bumvishe bafite stress, ntibashaka kumenya ni iki kiri kugenda nabi mu buzima bwanjye, ahubwo abenshi bahita bafata umwanzuro wo kujya kubisindira ngo barebe ko babyibagirwa. Abenshi bahita bafata umwanzuro wo kujya mu binezeza kugira ngo barebe ko babyibagirwa. Ariko brother cyangwa sister, hano nta kibazo na kimwe uba ukemuye, ahubwo buri muri irengagiza. Uku kwirengagiza nibyo byonyine bituma ubuzima bwawe buguma muri rwa ruziga rumwe. Kandi iyo ufite indwara ntuyinywere imiti cyangwa ngo uyifatire urukingo, nta kindi birangira iguhitanye. Ahangaha niho wisanga uri kubaho ubuzima utigeze urota, utigeze upanga, utigeze uteganya na rimwe kuzigera ubamo mu buzima bwawe. Ntago biba bigutunguye, ahubwo ibimenyetso biba byaraje kera mu buzima bwawe, wowe ugafata umwanzuro wo kubyirengagiza. Abantu benshi hano hanze baryoherwa n'ubusinzi, baryoherwa n'ubusambanyi, baryoherwa n'ibikorwa byinshi bidafite icyo bimaze cyangwa ibikorwa byinshi bitanezeza Imana, kubera yuko bisa nkaho bigaragara nkaho bibavura stress, kubera ko bigaragara nkaho nta bibazo byikoreye inyuma yabyo. Ariko bya bikorwa byose biri serious, bya bikorwa byose byo kwitaho biteye stress, biteye umujinya, mbega nabo mu bihuriramo nabyo ni ibibazo. Nimba uri muri business, nta kindi wirirwa uhanganye na competition iri high y'isoko ritoya uhanganiyeho n'abandi bacuruzi. Ntushaka kumenya ikintu gishya wakora muri business ukora, ntushaka kumenya ikintu gishya wazana mu buzima bwawe kugira ngo ukemure ibyo bibazo wirirwa uhura nabyo, kubera ko no kubimenya nabyo ubwabyo ni stress. Rero brother cyangwa sister, wowe unteze amatwi, nta kindi kintu uri gukora, uri kwicukurira imva. Atari yamva tuzashyiramo umubiri wapfuye, ahubwo uri kwicukurira imva yo kubaho ubuzima bubi kugeza uvuye muri iyi si. Inama nakugira, inama nagira umuntu uwo ari we wese unteze amatwi muri aka kanya akaba ari guhura n'ibibazo cyangwa n'ibintu bimugerageje bimukomereye muri ubu buzima,
uburyo bwiza ntabwo ari ukubyirengagiza, uburyo bwiza si ukumva yuko bikomeye, ahubwo wowe ufite opportunity abandi badafite. Abandi baryohewe no kuba biyicariye ahantu basa nkaho hari comfort. Njya numva abantu benshi bakunda kuvuga ngo wabagira abana bo mu bakire, wabagira abana bo mu miryango ikomeye, ngo ibintu byose bifuza byaborohera. Ariko brother, nimba hari umwaku, nimba hari ibintu bibi bya mbere abo bana bahuye nabyo, nuko babaye muri iyo comfort zone, none nabo kuyisohokamo byarabananiye. Uzareba abana benshi bo mu miryango ikomeye babasha gutera imbere, n'abana ababyeyi babo bikuyeho bakabohereza mu bihugu by'amahanga, aho nta connection zabase bagiye guhangana nazo ngo zizabafasha zikabafata mama, aho hahandi bazajya bisanga no kuburara bishoboka mu gihe cyose ntacyo bahinduye ku buzima bwabo. Aba bana iyo bageze muri iyi situation babasha kugira mind cyangwa babasha kuba abantu bari able to be problem solving. None se wowe uteze amatwi iki kiganiro, aho nta kintu wumvamo? Niba abana bavukiye mu miryango ikize, ababyeyi babo bakora uko bashoboye bakaba babajyana kubaho cyangwa se kuba muri bwa buzima busa nk'ubwo bama ariko bakabuberamo mu bindi bihugu by'amahanga, aho bazaba batabona ababyeyi babo ngo babone wa muteto bakuriyemo. Uri kumva agaciro k'ubuzima wabayemo? Ishuri wowe waboneye ubuntu, abandi ababyeyi babo bibasabye kuryishyura mu mahanga kugira ngo abana babo babashe kujya kuryiga. Iryo ni ishuri ry'ubuzima, iyo ni realite y'isi. Baba barakuze barizwe nk'inka, baba mu kiraro, ibiryo bibagerera ku meza ku gihe, batazi yuko ubwatsi bishoboka ko wajya hanze ukajya kubwihigira, batazi yuko ushobora no kuba wakwambuka intara imwe ukajya kwihigira ubundi buzima. Iyo golden chance wabonye, uri kumva ko abandi kugira ngo bayibone bibasaba, ababyeyi babo bibasaba kubyongeraho n'amafaranga? Gerageza utekereze kabiri. None wowe uri aha ngaha uri kubona wavutse mu muryango udashoboye, wavutse mu muryango wenda udashobotse, n'abasinzi, ntago bafite connection, ntago babasha guhuza ababyeyi bawe, none ntago ushaka guhangana n'ibibazo. Brother, iyo opportunity wavukiyemo ikwemerera gutera imbere vuba, iyo opportunity wavukiyemo ikwemerera kuvamo umuntu urenze wabasha kuvamo vuba, kubera ko wakuze uhangana n'ibibazo. Ntago ibibazo bindi by'ubuzima uzahura nabyo bizaba ari bishyashya kuri wowe. Mu gihe wa mwana wavukiye mu miryango myiza, yakuze aba mu bisubizo, ku buryo ibibazo ari challenge ari guhura nayo. Kandi muri iyi si nk'uko tumaze kubibona, ibibazo n'uruhererekane, kimwe kirangira ikindi kiza. Bisobanuye ko niba ushaka kuba muri iyi si neza, ukaba ushaka kuba muri iyi si uri umuntu ukomeye, nuko uri umuntu udatinya guhangana n'ibibazo. Iyo ubasha guhangana n'ibibazo ukabireba mu maso ugahangana nabyo aho kugira ngo ubihunge, nta kabuza iyi si uba wayishoboye. Ndagira ngo wongere ufate umwanya unyuze amaso mu bantu bakomeye cyangwa mu byamamare biba muri iyi si, urebe ukavuga ati bano bantu bari kubaho ubuzima bwiza ku isi bayoboye abandi. Urebe ubuzima bakuriyemo. Umwatlete mwiza cyangwa umufotobareri mwiza ku isi wa mbere ntago yakuriye mu muryango ukize. Urugero nka Cristiano Ronaldo, amateka yiwe ku bakunzi be bayazi kundusha. Abazi Lionel Messi, amateka ye bayazi neza kundusha. Nujya no mu kindi gisata ukajya kureba umupolitisiye mwiza uvuye no mu myidagaduro, ukajya kureba umuyobozi mwiza mu bayobozi bayoboye ibihugu byabo bakabishyira ku murongo, urasanga amateka yabo ataravuye muri comfort zone. Kabone nubwo waba wararazwe ubukire n'iwanyu, waba ufite ubukire cyangwa ubukungu bukomoka muri famiye, ariko ukaba uri umuntu utinya ibibazo, biragoye ko ubwo bukire wabugumana. Baba baraburaze umugabo utariwe, baba baraburaze umuntu utabukwiye. Urugero rwa mbere twabona nuko ibibazo bidatinya abakire. Duhereye ku muherwe, ubu ngubu ubwo ndi gukora ikiganiro, umuherwe wa mbere ku isi ni Elon Musk. Nawe ushobora kuzabyumva atakiriwe muherwe wa mbere. Ariko ikintu cyonyine gitumye uyu mwanya wuriho, ikintu cyonyine gitumye uyu mwanya wa mbere Elon Musk akiwuhagazeho, nuko adatinya guhangana n'ibigoye. Ahubwo w'ibintu bigoye nibyo byonyine abashaka gukoraho, kuko nibyo byonyine bimugize umuherwe. Kuri wowe uteze amatwi iki kiganiro cyangwa kuri wowe unteze amatwi muri aka kanya, nakumenyeshaga ko ibihe by'umwijima cyangwa se ibihe bibi uri gucamo bitagomba kukuvuna.
shikama, hagarara kigabo kandi wibihunga. Ibi bihe bibi, ibi bihe by'umwijima, ibihe bigoye uba ubona uri gucamo mu buzima bwawe ni ibintu bisanzwe. Iki ni ikimenyetso cyerekana yuko uri ikiremwa muntu, kuko ikiremwa muntu muri iyi si aho kiva kikagera kigomba guca mu bibazo, kigomba guhangana n'ibibazo. Rero wowe icyo usabwa, emerera ubuzima bwawe kwiyumva uko nguko uri kwiyumva. Nimba uri kumva ufite agahinda, urabyemerewe. Emerera umubiri wawe kwiyumva uko nguko uri kwiyumva, kuko ako gahinda, uwo mubabaro, iyo stress uri kwiyumvamo, ibyo ngibyo nibyo byonyine, niyo essence iri bukugeze ku ntsinzi. Iyo niyo motivation yonyine ufite yo guharanira impinduka mu buzima bwawe. Utiyumvisha uko, n'ubundi ubuzima bwawe ntibwageramo impinduka. Nakumenyeshaga ko ari iby'agaciro kumenya sinyare umubiri wawe, ibyiyumviro byawe biri kuguha. Niba wabanye nanjye muri iki kiganiro Isi y'Abagabo, ndizera neza ko usobanukiwe ibyiza biri mu kugira ibibazo cyangwa ibyiza biri mu kwiyumva nabi mu buzima, kuruta kwirirwa twiruka ku byishimo. Ibyishimo bituma tuguma ku murongo umwe w'ubuzima, ibyishimo bituma ubuzima bwacu butageramo impinduka, ariko ibibazo bidufasha guharanira impinduka mu buzima bwacu. Ibibazo bidufasha gutera imbere, bibe financially, bibe ndetse no mu mitekerereze, bibe ndetse no mu mibanire yacu n'abandi. Tukabona ko dukwiye kwagura uruziga, hari izindi nshuti dukeneye mu buzima bwacu. Mbega ibibazo ni ibisubizo mu yandi magambo. Ndagushimiye wewe wabanye nanjye. Niba ugejeje aya magingo ukiri kumva iki kiganiro, ni ikimenyetso cyerekana neza ko iyi YouTube channel ari wowe yagenewe. Rero ntuze gucikwa ngo ugende udakoze subscribe aho hasi, kandi comment yawe intera inkunga, ikantera courage yo kuza kongera kuguhereza ikindi kiganiro, kuko mba nabonye yuko ikiganiro nakoze hari uwo cyafashije. Gikorere share rero, cyoherereza inshuti yawe iyo ari yo yose utekereza cyangwa wifuza yuko nayo igira ubumenyi nk'ubu ngubu, cyangwa ubuzima bwayo bwageramo impinduka. Ikiganiro Isi y'Abagabo nakagaruka. Ciao ciao.